Ndongeye ndabashuhuje mwe mwese abakunzi ba YouTube channel Rwanda News 24, ikaba ari YouTube nziza ibagezaho amakuru meza agezweho ako kanya, kandi ikaba ari YouTube ibagezaho ibiganiro byuje ubwenge bwinshi kugira ngo namwe mubashe kubyunguka. Rero n'amakuru abagezweho ako kanya kugira ngo ubashe kuyamenya atandukanye mu bice bitandukanye, haba ari imbere mu gihugu, hanze yacyo, yewe n'ahandi hose hatandukanye, cyangwa se ari ibindi bishya biba bihageze mu buryo butandukanye. Ndabashuhuje rero mwese kandi mbahaye ikaze, mbibutsa no gukora subscribe ku muntu turayikora, ariko ku muntu wayikoze yakora share kugira ngo amenyeshe n'abandi ko ibyiza tubagezaho, ikindi akanakora comment ku biganiro tuba tugenda tubagezaho bya buri munsi. Uyu munsi rero ndababwira ni umuhanzi w'umuraperi muzi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Kanye West. Kanye West rero ni umwe mu baraperi babirabura bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvugwaho cyane muri iyi minsi mu bijyanye n'impindiri cyangwa se mu bijyanye no kwiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uyu muraperi ari kwiyamamaza gute? Byagenze gute? Ese ubundi ku busanzwe azemererwa? Nizihe mpamvu ari gutanga? Bigeze hehe? Ese nikiye cyizere afitiwe muri rusange? Kanye West reka nze tuwariwe tugenda atuvugaho muri kano kanya, turambure inkuru mu buryo burambuye. Kanye West yatangiye kwiyamamaza mu buryo butamenyerewe. Umuhanzi w'icyamamare Kanye West yatangiye ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 11, tangiriye ahitwa Charleston. Avuga rero ko Kanye West w'imyaka 43 ariyamamaza binyuze mu ishyaka rye yise Birthday Party. Birthday Party yavuze ko yahanze iri shyaka, avuga ko birthday birumvikana ni umunsi w'amavuko, none party bivuga ishyaka. Birthday Party ni ishyaka nyine ry'umunsi w'amavuko. Avuga ko impamvu yise ishyaka rye iri zina, avuga ko aramutse atowe akayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukuvuga bundi bushya kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga bundi bushya kw'iki gihugu. Nuvuga ko afite ibindi bitekerezo we, cyangwa se ubundi buyobozi, cyangwa se afite ubundi buryo we yayobora iki gihugu, yitirirwa ko cyangwa se yitirira ko cyaba kivutse bundi bushya. Muri icyo gikorwa uyu muraperi yagaragaye avuga ku byemezo bya politike asa n'utateguye neza, ananenga afite umujinya ibintu birimo gukuramo inda na Harriet Tubman wabishyigikiye kuva na kera. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba uku gushaka kwiyamamaza kwe ku munota wa nyuma ahubwo atari umugambi wo kumenyekanisha ibikorwa bye bya muzika. Nyine abaturage cyangwa se abantu baribaza, ese uyu Kanye West ko ari kwiyamamaza akaba aje no kwiyamamaza ku munota wa nyuma aho abandi bo babigerereye, ubu ngubu ntabwo byaba ari uburyo bwo gushakisha uburyo umuziki we ukomeza kuvugwa, akaba wamenyekomeje kumenyekana, akaba yagenda awamamarizamo kurusha uko ari mu ruhando rwo kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibyo nibyo abantu benshi bari kugenda bibaza muri rusange. Ibyabereye Charleston ntibyemeza neza niba aziyamamaza koko. Gusa ubutumwa yashyize kuri Twitter wa gatandatu, ariko kunyuma akaza kubusiba, yavuze indirimbo zigize alubumu ye nshya. Birumvikana ko umuntu agiye kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaho yavuze imigabo n'imigambi ye, cyangwa se ateganya kuzakorera igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. We araza akavuga indirimbo nshya cyangwa se indirimbo zigize alubumu ye nshya agiye gusohora mu minsi y'ahazaza. Ibyo rero byase byituma byongera gushidikanya ko abantu barigenda bamukurikiye. Kwiyamamaza kwe kwabereye mu nzu mbera byombi yakira ubukwe muri uyu mujyi wa Charleston. Byari biteganyije ko hemererwa abatumiwe gusa, ariko urubuga rwa internet rwo kwiyamamaza kwe ntaho rufite abantu bashobora kuba bakwiyandikisha cyangwa se kumenyesha ko bazaza. Kanye West ubundi yavuze iki mu kwiyamamaza kwe? Yagaragaye inyuma mu mutwe we yiyogoshesheje handitsemo 2020 cyangwa se 2020, bivuze uyu mwaka turimo, yambaye umwenda w'ubwirinzi udatoborwa n'amasasu uzwi cyane nka bulletproof. Yavugishaga abaje nta ndangurura amajwi afite, ni kuvuga ngo nta mikoro cyangwa se bya byuma bikoreshwa mu kurangurura ijwi cyangwa se ku butuma ryagera kure byari bihari. Nta ndangurura amajwi zari zihari, byatumye kenshi Kanye West asaba abitabiriye guceceka kugira ngo yumve ibibazo bamubazaga. Hari aho yageze atangira kurira, ari kuvuga ko
byo gukuramo inda, avuga ko ababyeyi be bari hafi yo kuvanamo inda ye. Yagize ati Kanye West ntiyari kubaho kuko data yahoraga ahuze. Yongeyeho ati nanjye nari hafi kwica umukobwa wanjye, niyo umugore wanjye no kuvuga Kim Kardashian West yaba ari bunte nyuma yo kuvuga ibi yabyaye North ntabyifuza. Ni kuvuga ngo North ni izina ry'umwana we. No kuvuga ko Kim Kardashian yabyaye umwana we North mu gihe Kanye West we atabyifuzaga. Akavuga ati nubwo umugore wanjye Kim Kardashian yahita nta cyangwa se akansiga ndamutse mvuze ibi, ariko rwose ndabizi neza ko yabyaye North umwana wacu dufitanye ntabyifuza. Gusa yongeyeho ko gukuramo inda byakomeza kwemerwa n'amategeko, ariko hakabaho ubufasha bw'amafaranga ku babyeyi bibarutse. Avuga ko buri wese wabyaye yahabwa miliyoni y'amadolari. Mu wundi mwanya yabaye nk'uvuga akoresheje rap bitunguranye, avuga kuri Harriet Tubman, umugore wo mu kinyejana cya 19 wari impirimbanyi mu burenganzira bwo gukuramo inda. Yagize ati Harriet Tubman ubundi ntiyigeze abohora abacakara, yatumye barushaho kujya bakorera abazungu. Ijambo ryahise ritera gusakabaka cyangwa se ryahise ritera impagarara mu bari baje kumwumva. Bwana Kanye West yongeye kurira, ararira cyane, arimo kuri nyina wapfuye mu mwaka w'2007 azize ibibazo bivuye mu kubagwa hagamijwe gutunganya umubiri. Ngayo nguko muracyari kumva YouTube channel ya Rwanda News 24. Nkushishikariza cyangwa se gusaba ko wakora subscribe, comment ndetse na share. Ese ubundi Kanye West koko azajya ku rupapuro rw'itora? Kanye West watangaje ko aziyamamaza tariki ya 4 z'uku kwezi kwa 7 yamaze gucikanwa n'igihe ntarengwa cyo kwemererwa kujya ku rupapuro rw'itora rwa perezida muri leta nyinshi zigize Amerika. Akeneye kubona amasinya cyangwa se imikono nyinshi y'abantu kugira ngo ashyirwe ku rupapuro rw'itora mu zindi leta. Mu cyumweru gishize yemerewe kujya ku rupapuro rw'itora muri leta ya Oklahoma, muri leta ya mbere yabonyemo ubwo burenganzira mbere y'igihe ntarengwa. Kugira ngo ibi abigereho rero, no muri leta ya South Carolina akeneye kubona imikono 10,000, ni ukuvuga bitarenze saa 6 z'amanywa muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko twe turaba turi saa 2 z'ijoro hano mu Rwanda uyu munsi ku wa mbere. Ngayo nguko rero bya Kanye West, umuraperi wazwi cyane hariya mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, umuraperi ukunzwe w'umwirabura wagiye avugwaho byinshi cyane. Ubu ngubu akaba ari mu ruhando rwo kwiyamamaza cyangwa se kwiyamamariza kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Sinzi rero niba azabigiraho. Ngayo nguko uko bizagenda bigerwaho cyangwa se uko amakuru azagenda amenyekana, nayo tuzagenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Ndagushishikariza ko kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ugezweho amakuru agezweho ako kanya kandi meza. Ndagushimiye cyane. Iyi ni Rwanda News 24.